isi yari maze iminsi nyine icecetse. Abantu benshi bari babizi, abantu benshi barabizi ko isi nyine yari maze iminsi icecetse bitewe n'urupfu rwa papa. Nyuma yaho nyine haje urabyumva, nyuma yaho haje kurikiraho gushaka ese uwasimbura papa ninde, niki gisabwa. Aricyo kintu tugiye kugarukaho tuganiraho ese byaremeze bitara mu mbuga y'i Vatikani, aho hari kubera umuhango wo kwimika papa mushya. Njye mwumva ni Luka, ubu ngubu ni Butare Media. Bibutse ko musabwa gukora sub ndetse na share, mutibagiwe na comment, like, kugira ngo ibiganiro byacu bijye babigeraho umunsi ku munsi, ndetse munabone notification mukanda hariya ku nzogera. Harashize iminsi isi icecetse, isi yari icecetse cyane cyane abakristo. Kiliziya Gatolika yari maze iminsi iri mu gahinda, iri mu mubabaro, ibabajwe n'urupfu rwa papa, ndetse n'abandi bantu muri rusange nta muntu bitababaje. Ariko nanone hongeye kumvikana inkuru nziza, ntabwo ari inkuru nziza cyane, kandi mu matwi ya buri muntu wese utuye isi, bakimara kumva ko habonetse white smoke. Reka tuvuge se white smoke cyangwa se umwotsi wera ni ikimenyetso bwoko ki? Ese iyo ugaragaye biba byagenze bite, cyangwa se usobanura iki nyine? Ubundi white smoke ni umwotsi nyine, ni umwotsi wera ugaragara mu gihe habayeho kwimikwa umuyobozi i Roma, ariko nanone umuyobozi twakwita papa. Umwotsi rero ni umwotsi nyine urumva iyo mbere yuko batangaza ko kwimikwa byarangiye nyine habonetse papa, uwo mwotsi niwo itukurikiraho nyine y'ikimenyetso kibwira abatuye isi, cyangwa se kibwira abakristo muri rusange ko habonetse umuyobozi mushya. Abantu benshi bari bamaze iminsi bafite amatsiko yo kumva inkuru nziza, inkuru izaturuka nyine mu mwiherero kureba waba nyine papa, mu mwiherero wabereye hariya i Vatikani. Abakristo benshi nabo bari bamaze iminsi nyine, nabo navuga ko bari bamaze iminsi bafite nyine umwiherero wabo wo kubwira Imana ati, Mana siga amavuta umwe mu bagaragu bawe, maze nyine aba ari we utuyobora. Rero navuga ko bitashize kera, ntabwo byatinze, Imana nawe yagize gutya maze yumva amasengesho y'abana bayo, amasengesho y'abayisaba. Ubwo hari mu masaha y'umugoroba tariki 8 z'ukwezi kwa 5 2025, haje kumvikana inkuru nziza mu matwi y'abakristo, mu matwi y'abizera bose, ndetse no mu matwi y'abatuye isi, y'abatuye uyu mugabane wacu, nako y'abatuye uyu mubumbe wacu w'isi. Bahita bumva inkuru nyine mu matwi yabo ivuga ko habonetse papa. Abantu benshi bishimye, hahise humvikana urusaku rwinshi cyane hara mu mbuga y'i Roma, aho abantu nyine bari bategereje, urumva bari bategereje kumva iyo nkuru nziza. Bagize gutya rero babumvise, bagize gutya nyine babonye white smoke irazamutse, bahita bibwira ko nyine tayari papa yabonetse, cyangwa papa yimitswe. Kuko ibyo bibwiye byari byo, kubera ko n'ubundi cyari cyo kimenyetso cy'ukuri kigaragaza ko papa nyine yimitswe, habonetse nyine papa mushya. Iyi ni inkuru nyine yashimishije abatari bake, kandi inkuru navuga ko nyine urumva global yose byari yiteze inkuru. Ariko nanone nubwo byari igihe gito, ariko basa naho bari bamaze nk'umwaka cyangwa se igihe kinini cyane bategereje, bitewe n'amatsiko bari bafite. Bahita bumva nyine ni inkuru itangaje yirimo udushya twinshi. Rero uku kwimikwa haje nyuma yaho hakimara gutangazwa ko habayeho kwimikwa gushya, hahise haza utuntu tw'udushya. Kuri ino tariki niho ku mugoroba Rayon Sport yari iri gukina, maze umupira bagira gutya, basa naho bawagaritse kuri Radio Rwanda, bahita baza nyine gutangaza inkuru nziza yuko himitswe papa. Ariko nanone mu kuyitangaza haje kubamo akandi kantu katangaje abantu benshi. Ubwa mbere batangaje izina, ariko baza kuvuga ko bibeshye, izina bari batangaje atari ryo.
urumva rwa rujijo kandi koko byari byo. Mbere yaho gatoya reka tugaruke ku byari biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi nyine bari gutangaza amazina, urumva nyine darenga debate, abantu bari gutangaza amazina, ariko nanone amazina batangaje, ikintu gitangaje nuko nta zina na rimwe mu mazina abantu bagiye bashira ku mbuga nkoranyambaga, nta zina na rimwe nyine ryahuye n'izina ry'uwatowe. Ako nako nakandi kantu gasa naho ari gitangaza cyangwa kari gateye amatsiko cyane, dore ko abantu benshi bari kuvuga ati papa noneho agiye kuba umwirabura, agiye kuba nyine umwirabura kandi araba ari umunyafurika. Sinavuga ngo yarindi batekerezaga nde, ariko nyine urumva imbuga nkoranyambaga nazo zivuga ibyo zishatse nyine kuvuga kandi abona ari ngombwa. Uyu Leo papa mushya, tugiye muri personal details cyangwa se mu bijyanye nyine n'uwari we ni muntu ki. Navuga ko Leo yavutse muri September tariki 14, 1955. Ubwo birumvikana ko afite imyaka 69. Yavukiye muri USA, muri United States of America, muri Chicago. Nkimara kuvuga muri state cyangwa se muri Amerika, iyi nkuru reka nse naho nkavuga gatoya. Abantu benshi nanone baje kubyibazaho, baravuga why, kubera iki ibi ngibi bahise babihuza n'ifoto ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, yari maze iminsi iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yambaye ingofero ya papa. Ibi ngibi abantu benshi babyibajijeho, baravuga se noneho iri ngiri turyitirimbuka cyangwa se tubyite isinsha, tubyite isinsha. Abantu benshi nyine babyibajijeho, ariko ngewe nawe ngiye kubivugaho ni akantu nyine kari gaciyemo. Ubwo nawe nyine uraza gushaka andi makuru, gusa twebwe tuvuga amakuru tuhagazeho. That's why ibyo ngibyo ndagiye kubijya deeply, kubera ko nta makuru nyine agaragara ahamye asobanura ibya iriya ngofero. Leo rero yavutse muri September tariki 14, 1955, avukira muri Chicago. Nyine ubwo urumva nyine ubwenegihugu bwiwe n'ubundi nani United States. Papa we yitwa Marius, naho mama we akaba yitwa Martinez. And then lui yakuze akunda gusenga, n'ubundi bakuze nyine iwabo arabagatulika, dore ko yaje kuba n'umwarimu yigisha ibintu bijyanye n'imyobokamana, aho yize nyine amashuri ye mu bijyanye na theology muri St. Thomas. Yes, rero i Vatican ku itariki ya 8 niho bagize gutya, maze bafata nyine umwanzuro w'uko uyu nguyu Leo aba ari we ugomba kuba bishop wa Roma, cyangwa se aba ari ugomba kuba papa nyuma y'urupfu rwa Francis. Ni nyuma y'urupfu rwa Francis. Nanone Francis tumugarutseho gatoya, navuga ko yari umuntu nyine witanga, yari umupapa witanga, kuko ibimenyetso nyine nanone byagiye bigaragazwa nuko mbere y'uko apfa yumva nyine yari arwaye, ariko dogiteri umushinzwe cyangwa se umuganga umushinzwe ubundi yari amaze iminsi amubuza kwigora, cyangwa se amubuza nyine gukora imirimo ivunanye, cyangwa se uretse no kuba ari imirimo ivunanye nyine ubutwa ko ari imirimo igora ubwonko, nyine isaba gutekereza cyane. Uyu Francis nyine we yaravuze ati ntabwo bishoboka, birahise afata umwanzuro ku munsi wisubira mu ijuru ibijyanwa mu ijuru rya Yesu, cyangwa se Yezu Kristo. Niho yahise ahaguruka aravuga ati oya, ngomba kujya kwishimana n'abakristo, ngomba kujya kwishimana n'isi uyu munsi. Ariho bwakeye twumva inkuru ibabaje kandi yababaje isi yose. Uyu Papa Francis ntabwo ngiye kumuvugaho byinshi, gusa navuga ko nyine yari umuntu mwiza kandi yari umupapa nyine n'ubundi ushoboye. Akazi yarashinzwe, inshingano zose yarashinzwe yagiye azishyira mu bikorwa. Ariko nanone twagaruka inyuma, abantu benshi bagiye batangaza ko ari we wemeje ko ubutinganyi ntacyo butwaye, kandi ko abatinganyi bagomba gusezerana imbere y'Imana.
byinshi byagiye bimuvugwaho, nabyo tuzabigarukaho ubutaha mubimenye, nabyo tuzabigarukaho ubutaha mumenye akantu ku kandi. Njye numva ni Luka, ubu ngubu ni Butare Media. Mbibutse nanone nongere mbibutse gukanda kuri sub, kubera ko iyi YouTube ni iyanyu ntabwo ari iyanjye, ahubwo ni iyanyu. Ibiganiro byacu rero nakagaruka.